Muraho neza nanone ikaze kuri YouTube channel yacu. Aka kanya tugiye kuganira ku ngingo mwatubajije mwibaza ati se ku mwana uri mu nda amazi amufasha gukora cyangwa se amazi abakiniramo bita isuha cyangwa se mu ndimi z'amahanga amniotic fluid aba make byagenze gute? Ese niki kibitera? Ushobora kuba wari utwite wajya kwa muganga akakubwira ngo amazi umwana akiniramo ni make cyane. Ese byatewe n'iki? Ni ikibazo nawe ushobora kuba wibaza, niyo mpamvu tugiye kubagezaho impamvu zishobora kubitera. Tubibutsa ko kugira amazi make mu nda cyangwa se amniotic fluid nkeya ku mugore utwite mu ndimi z'amahanga babyita oligohydramnios. Nicyo kibazo tugiye kuganira muri aka kanya mwatubajije kugira ngo murusheho gusobanukirwa, ndetse na muganga nabikubwira uzamenye ikigomba gukurikiraho cyangwa se uko wakwitwararika. Ubundi rero iyo suha cyangwa se ayo amniotic fluid uko ikorwa cyangwa se uko iboneka, buri umwana yari mu nda abagenda anywa iyo suha yongera cyangwa se amazi ayanywa yongera ayanyara. Rero birumvikana ushobora gusanga umwana uri mu nda ayanywa ariko ugasanga kuyanyara ni ikibazo, bityo bishobora guterwa wenda nuko aho yihagarikira cyangwa se systeme urinaire cyangwa se aho anyarira hari ikibazo. Bikunze kubona aho usanga harifunze ku buryo umwana atanyara neza, ugasanga aho inkari zakabaye zisohokera harimo ibifunga, hari aho inkari zisohokera ubundi twita muri uretra, hari ibyo bita valve cyangwa se utuntu dutuma inkari zidasohoka, ku buryo naho umwana avutse nyuma yaho usanga ari wa mwana ugira ibibazo byo kwihagarika, inkari zigatinda mu ruhago cyane, bityo ugasanga umwana ahorana infection urinaire zidakira. Niyo mpamvu buriya ku mwana muto nyine wavutse ukunda kugira infection urinaire zidashira, dukunze kumukorera ikizami cya ecography cyangwa se ultrasound tukareba mu nda kugira ngo turebe nimba adafite ibyo bibazo bishobora gutuma atihagarika neza. Ibyo tubikora ariko nyine umwana yaravutse. Rero ku mwana uri mu nda nawe ashobora kubigira, bityo bigatuma inkari zidasohoka neza, bityo y'amazi nubwo ayanywa ariko ntabwo asohoka ahubwo arayagumana, bityo ugasanga isuha arayinywa ariko ntisohoke, bityo ugasanga umwana yagize amazi make bagiye kwa muganga. Rero ari ikibazo. Ubwo ni uburyo bwa mbere ari nabwo bubi birumvikana, kuko birumvikana umwana yavuze ko afite malformation ya systeme urinaire ituma atanyara neza. Iyindi mpamvu ishobora kubitera ni igihe we mubyeyi wari utwite, bityo ugasanga isuha yamenetse mbere yuko ubyara. Bigiye wenda ikameneka ntumenye ibyo ari byo kubera utabizi. Impamvu ku mubyeyi utwite by'umwihariko inda yegereje mu gihembwe cya gatatu, igihe ubonye amazi yamenetse cyangwa se ukabona umwenda wambariye hasi watose cyane, ibyo byose aba ari isuha yatangiye kumeneka, kandi yamenetse aba ari bibi cyane kuko nyine ishobora kuba nke ku mwana, bityo umwana ka kamaro k'iyo suha cyangwa se y'ayo mazi ko kumurinda kuba yakomereka ndetse no kuba yakinamo no kumufasha guhumeka byose bikaba bitarimo gukorwa neza. Icyo gihe niyo mpamvu tukangurira nimba ubonye isuha yamenetse ihutire kujya kwa muganga, kuko bishobora kuba n'impamvu ituma amamikorobe yinjira mu nda y'aho umwana ari, bityo akaba yagira infection cyangwa se akavuka afite ibyago byo kugira infection. Rero we mubyeyi nimba muganga akubwiye ngo amazi abaye make, ibyo byose aba ari ikibazo kubera izo mpamvu twavuze haruguru. Ariko ya mbere yo kuba umwana afite malformation ya systeme urinaire niyo iteje ikibazo cyane, cyangwa se niba ifite ibyago byinshi kuko umwana afite malformation, bityo ushobora gusanga afite n'ubundi busembwa butandukanye. Impamvu mu kubyara byakabaye byiza ubyarira mu bitaro birimo abaganga b'abana bazobereye ku buryo bahita basuzuma umwana bakareba ikibazo afite. Ariko wewe isuha nimba yamenetse mbere yo kubyara, haba nta kindi kibazo kiriho, umwana ashobora kuvuka. Ikibaho ni uko hari igihe isuha imeneka igihe kitaragera cyane, ugasanga umwana nyine ni muto cyane, cyabera twita prematurity, nyine ni muto cyane. Icyo gihe nyine nabwo bigusaba kubyarira mu bitaro bifite ibitanda bishobora kwita ku bana, cyangwa se bifite neonatology ifite za kuveze zihagije, cyangwa se n'abaganga birumvikana bafite ubushobozi bwo kumwitaho kugira ngo umwana ahabwe imiti y'ibanze ihabwa umwana wavutse igihe kitageze, by'umwihariko imwe duha abana bavutse ibihaha bidakuze neza, nyine kugira ngo babashe guhumeka nk'uko bikwiye. Rero wowe mubyeyi icyo ugomba kucyitaho, nimba
isuha yamenetse ihutiye kugana kwa muganga babe bagufasha. Ikindi muri muganga isuha yabaye nkeya nabwo baragufasha bitewe n'impamvu zitandukanye. By'umwihariko niyo mpamvu dukangurira ababyeyi batwite kunywa amazi menshi kuko ashobora kuba impamvu y'ikorwa ry'iyo suha, kuko aba ari amazi nyine, nubwo atari amazi wasukamo ariko aba ari amazi. Rero kunywa amazi ahagije ku mugore utwite ni byiza cyangwa ni iby'ingenzi kuko bifasha umwana cyangwa se kuba mu ikorwa ry'ayo mazi. Rero nimba muganga akubwira ngo ufite oligohydramnios cyangwa se isuha nkeya, ni byiza ko ihutira kujya kwa muganga kuko hari n'igihe biba byaba ngombwa ko ubyara ubazwe, nayo ishobora kuba impamvu ya cesarienne kubera ko wa mwana kujya gusunika n'iki afite amazi make bishobora kumuviramo impamvu yo kuba yananirwa. Ngayo rero nguko nizeye ko watubajije kuri ino ngingo ubashije gusobanukirwa, ndetse n'abandi bakeneye kugira ubumenyi kuri ino ngingo yo kubura amazi ku mubyeyi utwite, ku bishobora kubitera, ku cyakorwa, ndumva musobanukirwa. Nta buryo bwo kubyirinda bihari kuko akenshi biba wowe mubyeyi utwite nta ruhare wabigizemo. Ikiba ni ukubasha gukurikiranwa igihe byabaye. Murakoze cyane rero mwari kumwe na Dr Gasangwa Patrick. Mukomeze gukora subscription kuri YouTube channel yacu kugira ngo mukomeze kujya mubona video zitandukanye tuzakomeza kujya tubashyiraho ku gihe. Bye bye, ciao ciao. Muraho neza nanone, ikaze kuri YouTube channel yacu. Aka kanya tugiye kuganira ku ngingo mwatubajije mwibaza ati se